Nubuhe buhanuzi nzaniye abanyarwanda? Mfite ubuhanuzi bw'isi muri rusange n'abadiaspora by'umwihariko. Mfite ubuhanuzi bwo muri Grace Room ndetse n'umuyobozi wayo mukuru. Ijambo ryo rizanye ku gihugu cy'u Rwanda. Imana yanyeretse kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi muri iyi mpeshyi muyitege. Udafite na kimwe, ufite kimwe Imana igiye kumuha bibiri. Utarufite na kimwe Imana ari igiye gutanga. Utarufite inzu Imana yemeye ko igiye gutanga inzu. Utarufite ikinyabiziga ugikeneye izera Imana, wizera ubuhanuzi. Hari ibintu Imana igiye gukora. Iyi mpeshyi ajya kugera mu kwa 9 mu mpera uyu mwaka. Buri munyarwanda yabonye igitangaza Imana ikora ku buzima bwe. Nirebye ngira amatsiko y'ibintu Imana igiye gukora. Umuntu wambaraga agakote kambara iminsi 7, humura Yesu hari ibintu agiye gukora. Niba hari umuntu warukiri kuburara mu Rwanda nimba hari, humura Imana mu mugisha igiye kumena mu Rwanda harimo n'ibyo kurya, ariko yamaye kondisiyo. Iri tangazo ni ry'abadiaspora mwenyine, igiye kuba abumva ikinyarwanda. Igiye iramwe ngo kure yabayeho imuha ibyo yamusezeranije ngo ariko noneho 2025 iramwe ngo Julienne we, iramwe ngo Pastor we, ni waye magambo ziye ntabwo mbwe ngo witwe Kuro, ariko aya magambo arakureba. Nebaje uko wakitwa, irambwira ngo ikugereranya na Esiteri. Imana yagutoranije usa n'utazwi, igutoranya mu mahanga y'abatari bubyemere, iguhamagaye mu gihe gisa nk'ikigoye, ariko irambwiye ngo nk'uko yagenze imbere ya Kuro. Musibaje ndi gusenga, maze kubwira ko nkubwira ko ikugenza imbere, maze kubwirwa ko nza nkabwira Grace Room yose, abantu mukorana umurimo, abantu mwabanye, abantu bizera Imana, abantu musengana, ufite intego nyinshi ngewe ntamenya, zo kwita ku bababaye, zo kwita ku bana babaga mu muhanda, zo kwita ku mvugira n'abapfakazi. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ntihagire umpimbira cyangwa ahimbira Imana. Yambwiye ngo igiye gukora iby'imbaraga zayo ku buzima bwawe. Julienne Kabanda Pastor uhagarariye Grace Room, Imana yakuntumyeho maze gusenga. Hari amagambo abiri Imana yambwiye, icyamwe amagambo kazayumva. Yes, reka nanjye ngusuhuza dukurikiye nibya bico komeye cyane kugarutse kubana natwe uyu nguyu. Ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel. Kuri kamera ndi kumwe na umuvuga butumwa Tadeo. Nishimiye ko njya kukwakira. Murakoze cyane. Nitwa Ntivuguruzwa Tadeo. Yego. Ndi umukristo mu itorero rya ADPR Pentecote ryo mu Rwanda. Itorero rya Ruyaga hari Masaka. ADPR ushaka kuyikunda? Ndayikunda nose ko ari itorero ryanjye. Naryanga. Oya ntago naryanga. Ndamutse nanga ADPR nabameze nka wa muntu utema igiti cy'ishami, ishami ryitari gica akicayeho. Buryo kiguye nawe ntasigara. Nge ndarikunda rero. Tubwiye nk'ibintu 100 bituma ukunda ADPR. Ibintu 100 bituma nkunda ADPR. ADPR buri mwana wese uvukiyemo mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, cyane cyane ku mwuka. Nta muntu n'umwe uzanaperereza wavukiye muri ADPR ngajya kura nabi. Mbega ADPR n'umubyeyi, mu bijyanye n'amatorero ADPR n'umubyeyi. Iratwita, ikabyara, igaheka, ikarera, igakuza. Uzabaze ngo mu gihe cyambere cyashize ari mu bantu bavukiyeyo. Burya yakuze neza, haramutse hagira icyahinduka yapfapfana ashaje, ariko erezwe neza. Yabaye ikize? Yazize iki? Ibyo yabaye ni byinshi, yaba yazize igihe. Burya ngo ibintu byose bigengwa n'igihe, ariko ubundi yabyirutse neza, akura neza, azi Imana, asenga Imana, yivuga kugeza ku rwego rw'igihe namuherukiraga uzi ko yari muzima. Nari mvuze ngo ibyo busaza nibyo ntazi nuko. Ariko ADPR nta muntu numwe uzabiperereza. Mbaje ibintu 100 nkubwira ku cyo kubyara no kurera. Nta muntu numwe wavukiye muri ADPR uzitegereza ngo ubona ari umwana warwaye bwaki mu by'umwuka. Oya, wenda yarengwa karengwa n'ibyo kurya, akagwa ivutu, akajya kure, ariko ADPR irera neza. Icya kabiri, itorero rya ADPR buriya ryari riri mu murongo neza mugari uri muri Bibiliya Yesu yasize avuze. Murongo mugari buri muri Yesu yasize avuze uri muri Matayo 18 avuze ngo ngaho ni mugende amahanga yose
mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, kandi abazemera muzababatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. ADPR uwo murongo ngira ngo bawumvisha nk'inshuro 1000. Hari amatora yajya mu inshuro 20, ADPR mu inshuro 1000. Ko baragiye babwiriza ubutumwa bwiza hafi na kure ahantu hose. Ngira ngo nta kagari ko mu Rwanda katumvikanyemo Yesu kandi ngo abantu benshi bamwemere banamwizere ntako wabona. Hejuru ya 90% bitutse ku itorero rya ADPR ryo mu Rwanda. Nicyo mpamvu rero ndikunda kandi by'umwihariko niryo mbarizwamo, ariko ubone nkubase itorero ryanshingiye, itorero ryambatije, itorero ryampaye kusenywa ku budiyakoni, itorero mbayemo kandi muri by'umwuka byuzuye. Ese ubwo naryanga naringanya iki? Nameze nka wa munyarwanda mubi, ariko nka wa muturage mubi uba hakurya y'u Rwanda, ntago ari mu Rwanda, ureba nabo wamugabiye. Abo tujya tubumva muri za Kongo, niwo mugabira nimugoroba mu gitondo akaguhinduka. Ariko twe ntago twavuga itorero nabi, twaribonyemo byinshi. Ariko uvuze ku kintu cyo kubatiza, hari umuntu uderetse kubiganira aravuga ati ibintu byo kubatizwa buriya ibi amadini yazanye ngo umuntu ngo kuko ngo yakijijwe ngo yakire Yesu ngo bagiye kubanza gufata amezi 6 ngo yo kumwigisha ngo babone kumubatiza. Ati ibyo nta no biba. Niba umuntu yizeye hitumujyana kuri Yorodani umubatize ataye. Uwo muntu rero mwe nabuzahura nabo kenshi, kandi nemeranya nayo kuri kwa 60%, ariko 100% soko Bibiliya ivuga. Umva icyo Bibiliya ivuga. Umugabo witwa Pawulo wananditse ibitabo byinshi muri Bibiliya. Yego. Ubundi yahoze yitwa Sawuli. Akimara kwihana kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe, cyajya ari Damasiko. Ijwi ry'Imana ryaramubwiye ngo ngaho genda ugidamatsiko, ariko ntukore ibibi, ahubwo ujye kwa Ananiya akubwira ibikwiye gukurikiraho. Kwa Ananiya ni iki se? N'ukwiga inyisho z'ibanze, ibyo twita igice cyangwa izo mubatizo. None se namubwiye ngo ujye muri Yorodani ako kanya. Okay, uwo ngo wanyumvisha ari kindi somo yansindisha. Nabwo inkone yahuye na Filipo ari gusoma ibitabo. Amazi si byo usoma urabisobanukiwe. Avuga ati nabwirwa n'iki se? Ndafite uwo binsobanurira. Aramusobanurira. Aramubwira ati none ko nsobanukiwe se wumbuza kubatiza ninde kwa amazi arari? Ati ngwino nkubatize nawe arabatizwa. Icya gatatu atanamenye, ahubwo uwo muntu uzamubaze nkuko wambaza, ese ubu ni mu ijuru hemerewe kujya nk'umuntu wabatijwe gusa? Oya, siko kuri. Kubatiza ntacyo bimaze rero. Birakimaze 99%. Kandi uvuze ko kujya mu ijuru kubatiza ntaga ngiye kubigusobanurira. 99% ukwiye kubatizwa. Ndakuya n'umumaro w'umubatizo. Ariko 1% utabatijwe wabona ijuru, upfa kuba warihannye warizeye. None se ikisambo ku musaraba, bazanye pisine, bazanye Yorodani, bazanye Kivu, bazanye umugezi, cyarabatijwe keretse utemera ko cyabanye na Yesu muri paradiso. Kandi batarabanye nanjye sinazahagera, uko Yesu aramubwiye ngo uyu munsi turi bubane muri paradiso. Ngiye uretse ko yanyemera ubugingo, ariko ntagarambira ngo turi bubane muri paradiso. Kiraro cyantanzeyo kandi ntabwo cyabatijwe. Nge narabatijwe ndasengera ku budiyakoni n'ibindi, sindagera muri paradiso y'Imana. Icyakora mfite ibyingiro ko nzagerayo. 99% rero kuki tubatizwa? Ni amagambo Yesu yasubije umugabo witwa Yohana umubatiza. Yohana yabwiye abantu ko we abatirisha amazi ngo bihane. Ubundi kubatizwa ni ikimenyetso cy'uko wihannye. Kabiri ni ikimenyetso cyo gupfana na Kristo ugahamba ibyaha kandi ukazukana nawe. Yohana rero ni ikintu cyo yakoreshaga abwira abantu. Hanyuma ngo baramubaza bati none se bizarangirira aha? Arababwira ati oya, inyuma yanjye hari undusha ubushobozi, uwo yitwa Yesu, ni umwami w'abami. Aravuga ngo ntibinankwiriye ko napfukama ngo mfundure imishumi y'inkweto ze. Unyumve, baramubaza, arababwira ati sinapfukama ngo nkore ku nkweto ze, ntago bikunda ukadusha icyubahiro, ni umwami, ni Kristo amuvuga neza. Umva icyatangaje abantu rero, abivuze hashize igihe gitoya bari ku murongo wagiye kubatizwa ari abantu benshi bameze nk'abandi 500 ejo bundi Grace Room yabatije hari hakurya. Bari benshi nabonye cya Yohana umubatiza batonze imirongo, ngo akebutse ari muri Yorodani kubatiza, ngo abona na Yesu ari ku murongo. Abaretse kubatiza birasuka ivuga, ariko niko commentaire zimbwira. Abaretse kubatiza aramwegera bucece amubwira ati wa mugabo we, uzi kuri Yesu utindiwe? None se ko nakubwiye abantu ko ntapfukama ngo mfune ushize inkweto zawe, ko ndi kubatiza mfashe ubwanga nkabubika mu mazi menshi, ubwo nawe uraza ati ndaza? Tireka naravuze ko bitankwiriye. Yesu mvuko yamubwiye, yaravuze ngo ibyo yavuze ko ari ukuri kwawe, ariko mvuko uri kw'Imana icyo kuvuga nkwiye guca bugufi imbere yawe. Aramubwira ngo nibyo bidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Umuntu akwiye kubatizwa agasohoza gukiranuka kose. Ariko ubundi uwo muntu wakwenga amezi 6 ni wacu muri ADPR
ngira ngo nta mezi runaka twasizeho kwiga igice. Umuntu ariga agasenga yarihannye akizera akamenya, ahubwo yamenya itorero paruwasi cyangwa itorero rwego runaka bagapanga igihe cy'umubatizo. Babandi bihannye banizeye banize bakabatizwa. Hari wakubwiye ko dushyiraho kondisiyo z'umwaka. None se ushaka kwiga umwaka ntumenye nk'ibyo nzi? Imyaka 20 maze mu itorero wasanga ufite 40 utabizi, na imyaka 20 maze mu itorero wasanga ufite imyaka 4 ubindusha, wasanga ari n'utarimo utaririmo ari kubindusha. Rero twebwe nta gipimo cyo kumenya gihari. Gipimo cyo kumenya no kumenya Kristo ukamwiza mwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ariko ukizera n'ishingiro ry'ibanze ry'ubutumwa, ukizera ukabyigishwa. Niyo mpamvu nyine ko twize igihe runaka, niyo mpamvu ADPR ibyara kandi katurera kandi tugakura. Sinzi niba ngusobanuye neza ku cy'umubatizo. Uvuze ku cy'umubatizo ukomoza kuri Grace Room. Grace Room muri amubatizo wabo ko ahantu bavuze batuye umubatizo ariko ushobora kuba udakijijwe. Kubwawe wabyakiriye gute umubatizo umeze kuri? Kiretse wampuza n'umuntu wavuze ko udakijijwe mu mubatizo. Niyo nonge nkamaze umubatizo ukijijwe uwariho tukawumenya. N'ubundi mwisa imibatizo myinshi no mu Rwanda ntago umubatizo umwe. Iratandukanye. Twebwe itorero rya ADPR n'abemera umwuka n'abemera Yesu babatiza amazi menshi, niko biri navuga. Ariko dufite n'indi dini kandi rikomeye ku isi no mu Rwanda rituranye ryacu, ntashaka kuvugira nayo narivuga, ribatiza ku gahanga. Ese mu kwizera ko buri abarabatijwe, nubwo mu kuri batabatijwe nkuko Yesu abatizwa, ariko barabatijwe. Dufite ni madini ari hanze y'u Rwanda bakunyuza mu ruka usimbuka inshuro tukabura batijwe, abo nabo niko bizera babatizwa. Dufite n'abandi njya numva, ariko wenda byo simbi hagaze no niko numva bo bakubita n'inkoni runaka bakaba batoye, numva zira gutora shada, numva bakaba batijwe, nabo barahari. Grace Room rero amatizo abize n'abawubatije n'abizera Imana ikorera mwisi by'umwari ku myizero muri Grace Room. Ora amatizo wabo uremewe kuri buremewe. None se mu gihe cy'intumwa zuzura umwuka wera ku munsi wa Pentecote ntago abantu bavuze mu rurimi rushya n'indimi nyinshi? Abapagani n'abanyedini bandi barababatira ntago tubyumva, bavuze mu ndimi ziwacu. Buriya basinzihira, buriya bacanganyukiwe. Birashoboka yuko muri Grace Room basenze Imana bakoresha umubatizo, imenyetso n'imbaraga n'imenyetso by'Imana biragaragara. Abatabyumva n'abatabizi babona bimwe bumvisha bati ntago tubyumva. Ubundi se babyumva gute badafite basobanurira? Kandi utambitsemo nawera uko mpaka bashaka ababiza rero bakeneye umusobanuzi basobanurira impamvu zabyo bakamenya ukuri. Hande sabaza n'umwamenye ukuri niko kuzaba batura. Ntabwo wabaturwa nta kuri. Iyo udafite ukuri buri mu bubata ukubata buturanye n'ikinyoma. Ariko umenye Kristo ubumenye ukuri, kandi umenye Kristo urabaturwa. Bivuga ko abaneguye uriya mubatizo nta shingiro bafite hafi ya bose. Keretse waba arifite akabari arayigena cyangwa sake akigiza nkana. Keretse batuhaye amahame yatumye barinegura. Sinkubwiye simatizo myinshi yemerwa ku isi. Kuki se nta dini turabona mu isi rimwe itwe ku matizo umwe wemeye ngo barihurireho. Abantu ko bemeye niko bizera. Ubundi myemere ni ikintu gikomeye muvandi. Nyeme niki wabwira se mukaturika ntabwo abatijwe mwajya mu rubanza azi ko yabatijwe, kandi nanyu mbwiye ngo nabatijwe ndi mukaturika nanjye twajya mu rundi kusi nabatijwe. Kubatiza ni ijambo ngira ngo ryo mu kijya mu gihe burayo ritura ku nshinga batize, kandi kubatiza no kwinika. Kwinika rero no kwinika ikintu kikinama nyine. Abantu barya ubugari bubwinike imyumbati bayishyira mu kintu cyabugenewe. Hari abakoresha amabasa ariko ntaba yemewe. Imyumbati yose ikajya mu mazi, amazi akajya hejuru ikayarengera. Buryo umwumbati nubwo atari umubatizo ngo umenye Kristo cyangwa wihane, ariko buryo wawinitse wawinije wawubatije. Burya nikabarokore babatizwa no kwinikwa ubundi ukavanwamo. Okay, bugiye winitswe urapfuye ku byaha, mu gihe uvanywemo urazutse uzukanye na Kristo. None se muri Grace Room babatije mu mugongo, babatije ku itako, babatije ku kibero, ngira ngo babatije amazi menshi yari wonzi aba yatariwe nibwo n'abananye naravangiwe. Icyo abantu baneguye nuko ngo abantu bavuyemo bavuga mu abo baneguye bazashyireho imyizerere mu idini cy'amatorero yabo. Noneho burubatirwa ajyavamo yabaye kiragi amusore yabaye ufite umugabo wo kutavuga tuzemere kare wabatijwe. Ntago bavuga ibiragi bavuga ufite umugabo wo kutavuga. Bo bazafata imyizerere avuga ati rero nitubabatiza mwese kuva mubatijwe kugeza ku mwaka ntagiye uzongera kubaza amazajya muca amarenga bizaba byemewe. Ese ubone nkubase uzi ko nta mushora wabisi iyo ubaye muremure ushaka kugutuka arakubwira ngo uzahanura imvura dore twarayibuze. Waba mugufi ati dore uturiye ubutaka uriha umeze nk'amafuku kaba mu kuzimu. Waba ubyibushye ngo buriya afite ibinini wanyweye. Waba unanutse ngo buriya warasesewe. Nta mushobora wabisi.
uwa mbere wo kwizerwa ni Kristo, naho abantu ntabwo uzabashobora. Inzu umuntu umwe mu gihugu kimwe wafasha abantu 200 bose akajya baha umufuka w'akawunga n'umuceri n'ubuto, batashye bati turamwiyamye ntiyaduhaye isabune. Ubwo se umuntu wamushobora? Muhaye umuceri, muhaye akawunga, muhaye n'ubuto, ariko yagiwe isabune. Nta sabune yaduhaye. Kubera isabune yabuze bamubwiye ko baramwanze. Ni iki wakorera umuntu? Niyo waheka umudamu bakamukuranga ukamageza Rwamagana bavuga ati wasaze. Nabo kandi mutagenda nabati murangana. Muri Girisorumu ababashinja bafite ibyo bashingiraho byabo, ariko simbifata nk'ari ko kuri. Ahubwo mubinzanye hari ubuhanuzi Imana impaye. Reka ngo umwanya ari byo wivugira. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mbere yo gutambutsa message mfite ku Rwanda n'isi muri rusange ndetse no kuri Girisorumu by'umwihariko, reka mbaze niragize Imana nsenge kugira ngo ibyo nkora n'ibyo ndimo nyumberwe n'umwuka wera. Mana ndagushimiye neza yawe, ndagushimiye kuri Imana y'amahoro. Ujya urindi isezerano ryawe, ujya urindi ijambo kandi n'uwo warivuzeho. Turagushimiye. Nje hano nk'uko wabintumye, nyemerera ubane nanjye. Yaba ari ijambo ngiye gusoma, yaba ari amagambo wampaye kubwira ba nyirayo, wowe wenyine uherekesha imbaraga n'ibimenyetso byawe, kubera ko ubundi buhanuzi bwose buva bukagera bujya bwemerwa ari uko bwasohoye. Ibyo wagambiriye ku bwoko bwawe ubisohoresha umwete mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kansoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Rusi, bice ni 2, umurongo kuva ku murongo wa 10, bice 2 muri Rusi mpere ku murongo wa 10. Ravuze ngo Rusi yikubita hasi yubamye, aramubaza ati niki gitumye nkugiraho umugisha kunyitaho kandi ndi umunyamahanga? 11. Bowazi aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. Uwiteka akwiture ibyo wakoze, ugororerwa ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli wahungiye munsi y'amababa yayo. Amen. Nzanye uhanuzi bukomeye n'ijambo rikomeye kubanyumva. Mfite uhanuzi buri mu bice 3. Mfite ubuhanuzi bw'abanyarwanda by'umwihariko, bwo nanjye ndiwe ndi umunyarwanda burandeba. Mfite ubuhanuzi bw'isi muri rusange n'abadiaspora by'umwihariko. Mfite ubuhanuzi bwo muri Girisorumu ndetse n'umuyobozi wayo mukuru. Mfite ijambo rivuga ngo rifite insanganyamatsiko, umutwe w'amagambo n'ubuhanuzi mfite biravuga ngo Uwiteka akwiture ibyiza byose wamukoreye. Hanyuma uyu n'umukobwa cyangwa se n'umudamu witwa Rusi, wari wo mu gihugu cy'Imowabu. Hanyuma yaje gushaka nk'uko abandi bakobwa bose bashaka, ariko ashaka mu muryango wari umeze nk'ufite ibigeragezo, kuko uyu muryango wari waravuye iwabo uhungiye Imowabu usuhutse, bahungiye kubera inzara. Nyirabukwe yitwa Naomi, hanyuma sebukwe yitwaga Elimeleki. Bamaze kugera muri iki gihugu babona ibyo kurya, ariko mu minsi mikeya Elimeleki arapfa. Uyu Elimeleki apfuye, hatambutse igihe n'abahungu be 2 barapfa. Abahungu bapfuye rero harimo n'umugabo wa Rusi ndetse na mukuru we wari ufite n'umudamu witwaga Orupa. Abagabo bombi barapfa rero. Nuvuga ngo Naomi apfusha umugabo, apfusha n'abahungu 2, yegeranya bakazana be. Nabwiye ati bakazana banjye, nimwisure mu gihugu cy'iwanyu, dore nanjye ntashyi wacu. Numvishe ko ibyo kurya bihari, none ndatashye inzara yatugenzaga yatumye duhunga irarangiye. Mwigumira iwanyu muzongere mushake, muracyari batoya. Baramuhakanira. Baramubwira ati dukwiye kugendana nawe tukaba mu gihugu cy'iwanyu, kuko igihugu cyanyu twagiye tucyumvaho amakuru meza. Nyirabukwe arababwira ati ni nkaho ari wabaciye intege. Aravuga ati bakobwa banjye ko nta mugabo mfite bakazana, ningera mu gihugu nubwo nashaka undi mugabo buriya nzabyara umuhungu akure ryari ku buryo yabatwara. Ngo Orupa byumva kabiri, asoma nyirabukwe yisubirirayo. Ariko Rusi abwira nyirabukwe ati oya, ngewe wingingingira kugusiga, kuko aho uzarara niho nzarara. Imana yawe izaba Imana yanjye, igihugu cyawe kizaba icyanjye. Nihagira ikintandukanye nawe kitari urupfu, Imana izaba impore. Nuko Rusi yageneye na nyirabukwe bagera mu gihugu, ariko bagezeho inzara ikomeza irabarya. Nzanye ubuhanuzi rero, mu kubarya ngo bakajya bajya guhumba, ariko akajya guhumba mu murima w'umugabo witwa Bowazi. Hanyuma ngo yataka abwira nyirabukwe umurima yahumbyemo. Nyirabukwe aza kumenya
bamenya ko uyu Bowazi afitanye isano na bene wabo w'umugabo nyine wa nyirabukwe ari we Nawomi. Avuga ati jya uhumba neza kandi ujye umucira bugufi, humura Imana izaguha umugisha. Hano habamo ijambo rikomeye rivuga ngo Imana iguhe kukuvuga neza aho utari, Imana ikuvuganire byo wakoze byiza, Imana iguhe kukuvuga neza. Hari igihe umuntu agera mu gihe gikomeye, abantu 100 bose mwabanye neza, 90 bakajya ku ruhande rwawe bakuvuga nabi. Hari umuntu wavuze ijambo rikomeye, munyumve neza ndiseguye. Hari itungo mu Rwanda borora cyangwa se bacirira ryitwa imbwa, ngo iyo urigaburiye inshuro 3 rikwibuka igihe 300. Ariko umuntu we wavangiye cyangwa wayobye ushobora kumugaburira inshuro 300, ariko wamwima 3 akakuva akagutuka. Sinzi abantu 90 bari kugutuka, ariko Imana igusigarize uwo kukuvuga neza. Nihuta Rusi ngajya guhumba hano kwa Bowazi, ari guhumba nyir'umurima ngabaza neza uwo muntu uri guhumba arinde, bamubwira ko ari Rusi. Amenya amakuru y'ukuntu yabanye na nyirabukwe, arababwira ati noneho mwabasaruzi mwe mujye musiga bimwe na bimwe hagati y'imiba, mumureka bihumbe ntimumubuze. Icyampa Imana muri iki gihe, Imana ikagusigariza ibyo guhumba, kandi hagati y'imibihumbiramo hari nyiri ijambo, hari nyir'umurima, hari Bowazi ubonetse nonaha. Aratangaje ngo abasaruzi bagira ibintu basiga. Kora mu isoko rya Kimironko, ukorera Metewusi, hari ahantu ukora hakurya y'u Rwanda, nkuzaniye itangazo. Nyir'umurimo ari we nyir'umurima arategetse nonaha ngo hagira ibintu basigaza, bagusigariza ibintu nawe ubone ukuhumba neza, bagusigarize mu miba ubone ibyo utora. Nihute ngo amubwiye ngo uzajye uhumba n'ahantu yakubuze. Aramaza ati niki byo nkubwiraho umugisha ko ndi umunyamahanga. Aramubwira ngo bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko uko byose, uko utegeze umuterana nk'abandi bose, uko wamubaye bugufi. None ndategetse ngo nawe muri uyu murimo wanjye kwa Bowazi uzajye uhumba, bagusarure baguhe. Uwo munsi ngo yacyuye byinshi, abwira nyirabukwe byagenze n'amakuru maremare, ngo aze kugaruka. Aramubwira ati mukazana wanjye uwo mugabo uzamugiriraho umugisha ukomeye, uzajya umuha bugufi umwubahe, uzamugiriraho umugisha. Mbibutse ko uyu Rusi yaze kuzaba umugisha, kuko bamwe mu gisekuru cya Yesu tujya tugarukaho cyane, Rusi akibonekamo. Uyu Bowazi murazi ko yaje kuzabyara Obedi, ariko iyo uhereye hejuru ku bantu henda mujya mushaka kukimenya cyose, murazi ko Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka akabyara Yakobo, Yakobo akabyara Yuda, Yuda akabyara Peresi, Peresi yabyaye Hisironi, Hisironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu abyara Nahashoni, Nahashoni yabyaye Salomoni, Salomoni abyara uyu Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesayi, Yesayi niwe wabyaye Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo yabyaye Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya yabyaye Asa, Asa yabyaye Yoshafati, Yoshafati yabyaye Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya yabyaye Yotamu, Tamu yabyaye Ahazi, Ahazi yabyaye Hezekiya, Hezekiya yabyaye Manase, Manase abyara Amoni, Amoni yabyaye Yosiya, Yosiya yabyaye Yekoniya, Kuniya yabyaye Zerubabeli, Zerubabeli yabyaye Ebihudi, Ebihudi yabyaye Eliyakimu, Eliyakimu abyara Sadoki, Sadoki yabyaye Matani, Matani maze ko yabyaye Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu aza kuzaba umurezi wa Yesu. Bamwe bajya babyita ngo nise ariko sise, ariko yabaye umurezi we. Uyu Rusi hamwe no kumvira Imana no kumvira nyirabukwe no kumvira Bowazi, murazi ko yaje kuba umuntu w'umumaro. Nubwo buhanuzi nzaniye abanyarwanda, nje kubabwira ngo muri iyo sirikirasiyo yose Yesu yakoze, namwe naza kubatabara ntawe uzamutanga imbere. Imana yambwiye ngo mbwire abanyarwanda mwese mwakira ubundi butabazi, mwakira irindi yerekwa rishya, mwakira kandi kazi gashya. Sinzi niba rero tuvuganye baragusezerera mu kazi, akira kandi kazi. Sinzi rero tuvuganye kwiga universite, akira impamyabumenyi nziza. Sinzi rero tuvugana ari segonderi, akira utakujyana universite. Uri muri primaire, akira amanota kujyana muri segonderi, kuko Yesu arambwiye ngo muri iyo sirikirasiyo yakoze nawe naza kugutabara. Ntabwo iwawe azahayoba, iwawe ntabwo azahibagirwa. Ni ijambo ryo rizanye ku gihugu cy'u Rwanda. Imana yanyeretse kwezi kwa 6 no kwa 7 muri iyi mpeshyi muyitege. Udafite na kimwe, ufite kimwe Imana igiye kumuha 2. Utarufite na kimwe Imana ari igiye gutanga. Utarufite inzu Imana yemeye ko igiye gutanga inzu. Utarufite ikinyabiziga ugikeneye, izera Imana, wizera ubuhanuzi. Hari ibintu Imana igiye gukora. Iyi mpeshyi turi mu kwezi gutangira ukwezi kwa 6, muyitege. Ukwa
gatandatu ukwa karindwi n'ukwezi kwa munani birajya kugera mu kwa cyenda mu mpera z'uyu mwaka. Buri munyarwanda yabonye igitangaza Imana ikora ku buzima bwe. Wowe cyo bugufi wemera Imana, wowe cyo bugufi yizere, hari ibintu Imana igiye gukora. Imana ntuye ku isi muri rusange, hari amahoro Imana igiye gutanga ku isi. N'ibihugu byabuze amahoro, hari ibihugu bifite amafaranga, hari ibihugu bifite intwaro, hari ibihugu bizi Icyongereza, hari ibihugu bizi Igifaransa, hari ibihugu bikomeye, hari ibihugu bifite zahabu, hari ibihugu bifite inyanja, hari ibihugu bifite amato n'indege, ariko byabuze amahoro. Ze ku isi ni ubuzima, cya kabiri ni amahoro n'umutekano, cya gatatu ni ubutaka, ibindi bigakurikiraho. Imana irambwiye ngo mu isi igiye gucunshumura amahoro. Amahoro ameze nk'imvura. Ahantu hari intambara n'ibyago n'amakuba bimeze nk'imvura. Yesu antumye ku isi avuze ko agiye kubihindura. Mwakibanuzi bwo muri amezi y'impeshyi, ahantu hari intambara, Yesu ntiyambwiye igihugu cyari cyo ngo mvuge za Ukraine, mvuge za yose, mvuge za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mvuge byo mbivuze nkanjye. Ariko muri iyi mpera y'uyu mwaka, muri iyi mpeshyi, Yesu agiye gutanga amahoro ayacunshumure nk'imvura ku isi. Abantu bagiye by'intambara, mwumvaga intambara, hari impagarike, barwanaga, abantu bagapfa nk'uko ibitoki bigwa mu gihe cy'umuyaga, abantu bagapfa bazize uko bari, abantu bagapfa mu gihe mu ntambara, mu gihe by'intambara, mu kaga, mu makuba, abantu bagapfa mu bihe bitandukanye. Imana imbwiye ko igiye gusuka amahoro ku isi. Aya mahoro Imana izasuka azazana n'ububyutse mu matorero yemera Imana n'umwana n'umwuka wera. Abadiaspora, Imana yambwiye ngo mutuze umutima, yambwiye ngo benshi muri mwe mufite amafaranga, ariko namwe amahoro ngaragererwa ku mashyi. Iyo ritangaje itangazo rikomeye, ivuze ko igiye kubaha amahoro atemba nk'uruzi. Iri tangazo ni ry'abadiaspora mwenyine, igiye kubaha abumva Ikinyarwanda, igiye kubaha amahoro atemba nk'amazi. Ibaha amafaranga, ariko ibahe n'amahoro atemba nk'amazi. U Rwanda umutekano turawufite, iterambere Imana igiye kuri kuba kenshi. Wari ufite nk'imwe, Imana yemeye ko igiye kugenda ibikuba. Ubutunzi bw'ibigaragara, Imana avuga nanjye ibintu bikomeye. Nirebye ngira amatsiko y'ibintu Imana igiye gukora. Umuntu wambaraga agakote kamwe kakambara iminsi 7, humura, Yesu hari ibintu agiye gukora. Niba hari umuntu warukiri kuburara mu Rwanda, nimba hari, humura, Imana mu mugisha igiye kumena mu Rwanda harimo n'ibyo kurya, ariko yamaye kondisiyo. Irambwira ngo nimwamara kurya, Nijambo Imana yabwiye Mose n'Abisiraheli, nimwamara kurya mugahaga, ibyo kurya bigiye kuboneka, ngo ntihagire n'umwe muri twebwe mu Banyarwanda wazirara, ahubwo muzibuke Imana, muyikubita imbere, muzibuke Kristo umwami n'umukiza, muzibuke umwuka wera. Irambwira ngo ikintu cya kane, muzagire no kumvira ababayobora, uhereye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Dukwiye kumva inama, amabwiriza, impuguro atanga. Aho bakwana muri presidansi, inama baduha, hanyuma abaguverineri inama batanga, abaministiri, abameyors, ba executive, kugeza kuri mukuru w'isibo. Imana yambwiye ngo igiye gusuka ibyo kurya mu Rwanda n'amahoro. Umva, mugiye kubaka amazu, abantu bagiye kugira ibyo bagira, abantu mushaka amaperi, imodoka zirabonetse, imodoka zigiye kurenga uko zari zikube. Ariko Imana yambwiye ngo nitwamara kubishyikira, ukana nanjye harimo ibyanjye, nitwamara kubishyikira ntituzibagirwe Imana. Kwamara kurya tugahaga ntituziragirwe, tuzumvira Imana rurema. Izi igipimo cy'umwuka duhumeka, Imana izamaraso ari mu muntu, mu buzima bw'umuntu, izi ukuntu amagufwa y'umwana akurira mu nda ya nyina, izi igihagararo n'impagarikire zacu. Imana iturinda, isutse ibi bintu, ariko ntimuzayibagirwe. Mbabwire, twubaha abatuyobora, twubaha abo navuze haruguru, twubaha inzego zishinzwe umutekano, ingabo na polisi, twubaha abo dukorana, twubaha abaganga batuvurira abantu, twubaha abarimu batwigishiriza abana, ariko twubahe n'abashumba n'abapastori batugirira mu by'umwuka, batwereka umurongo w'ivugabutumwa n'abandi. Twubahane, ubundi Imana igiye kubikora mu Rwanda. Nkwibutse ko impamvu y'ibi tugomba kubaha Imana, niyo nyiri umurimo, niyo nyiri ubuzima. Mperutse kwaza umuntu ukomeye mu Rwanda wo mu nzego zishinzwe umutekano. Nubwo turi gutera imbere, urumva muri buri kagari hagiye harimo ingabo, polisi, daso n'abandi rwose barahari, n'abantu bakora bari abanyerondo b'umwuga, abo turafite muri quartier n'ahandi. Ariko ikintu natangariye Imana, ntabwo hari haboneka umusirikare cyangwa umupolisi cyangwa daso cyangwa inkeragutabara warinda buri rugo, ntago birakunda. Wenda hamwe n'iri terambere wasanga bizagerwaho, nanjye nkabona uncungira urwanjye by'umwariko. Ariko se nubwo yaboneka, haboneka urinda umuntu mu gitanda cye, hahandi uryamye muri supaneti. Iturindira muri supaneti rero, ikurinda usinziriye, yubahwe none n'iteka ryose. Ubuhanuzi bwa gatatu mfite, n'ubuhanuzi bureba Grace Room by'umwariko. Imana ibantumyeho, intumye ku muyobozi wayo
Pastor Julienne Kabanda, Imana irambwiye ngo irakuzi, yambwiye ngo nkubwire amagambo ari muri Yesaya 45 uhereye ku murongo wa mbere kugeza kwa 13. Na magambo Imana yavuganye na Kuro, iyabwira Kuro, irambwiye ngo Kuro yabayeho imuha ibyo yamusezeranije, ngo ariko none 2025 irambwiye ngo Julienne we, irambwiye ngo Pastor we, ni waye magambo ziye, ntago mbwiye ngo witwe Kuro, ariko aya magambo arakureba, nebaje uko wakitwa. Irambwira ngo ikugereranya na Esiteri, Imana yagutoranije usa n'utazwi, igutoranya mu mahanga y'abatari bubyemere, iguhamagaye mu gihe gisa nk'ikigoye, ariko irambwiye ngo nkuko yagenze imbere ya Kuro, iramubwiye ngo nzakujya imbere, akira ubuhanuzi, izakujya imbere kandi ahataringaniye Imana izaharinganiza. Iravuze ngo inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ivyuma byose irabicamo kabiri, ariko Kuro wayatambuke. Irambwiye ngo hari ubutunzi buri mu mwijima butagaragara, butari amafaranga, butari ibyo umuntu arebesha amaso y'umubiri, hari ubutunzi butagaragara Imana yari iguhishiye. Iki ni igihembwe cyo kuvufunura ikiganza, ikarambura ikiganza, nawe ukarambura ibiganza byawe ukakira ubutunzi Imana iguhaye. Umva ijambo Imana yampaye musibeje ndi gusenga, maze kubwira ko nkubwira ko ikugenza imbere, maze kubwirwa ko nza nkabwira Grace Room yose, abantu mukorana umurimo, abantu mwabanye, abantu bizera Imana, abantu musengana, ufite intego nyinshi ngewe ntamenya, zo kwita ku bababaye, zo kwita ku bana babaga mu muhanda, zo kwita ku bugira abapfakazi. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo wowe uri muri amwe nubwo muri umuryango, muri ministeri nibyo, ariko mukora muri ministeri imwe mu Rwanda cyangwa se amadini n'amatorero bagendera mu murongo Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga iki? Idini ry'ukuri ntirifasha imfubyi n'abapfakazi, kandi ntabwo ndagira hose sinakuzi. Imana yambwiye ngo urabikora ku kigeri gushimira. Nicyatumye ko umuntu ubundi agira abanzi batatu. Banzi b'umuntu ninde? Bibiliya ivuga gute? Iravuga ngo ni umubiri uyu twambaye, nisi idutuyeho na Satani nabo banzi. Irambwiye ngo ibiri kubona ibikuzakuba mu gihe cyari kiri imbere, ni umwanzi wazamuye ifuhe, ni Satani wazamuye ifuhe, kuko umusenye cyane akababara, wamukubise ahababara, yifuza kurya ahababara, ariko Yesu arakomoye. Yesu avuganye nanjye amagambo akomeye ko kugiye imbere. Ndi gusengerera ijambo Yesu akirima, ntabwo nahise ndukanze kubivuga, mbikubwiriye hanakaje iwawe simpazi, nakashatse nimero byangora kuyibona, ariko mbicishije kwizo mbuga kweno haca n'ibindi byinshi. Yambwiye ngo ikimwe mu byigiye gukora muri iyi mpeshyi, igiye kubanza gucecekesha amajwi yose atavuga Imana neza ku buzima bwawe. Ijwi ryose, amaguru yose yaguhagurukira, Imana igiye kubanza yicaze. Simvuze ngo nukuyacamo kabiri, simvuze ngo nukuyahina, ntihagire umpimbira cyangwa ahimbira Imana. Yambwiye ngo igiye gukora iby'imbaraga zayo ku buzima bwawe. Julienne Kabanda pastor uhagarariye Grace Room, Imana yakuntumyeho maze gusenga. Hari amagambo abiri Imana yambwiye, icyamwe amagambo kazayumva, sinzi niba ari unkurikiye akuzi, azakumere kuri message. Irambwiye ngo nkuko umwana w'umuntu wabyawe n'umugore ahekwa ku mugongo, akajisha, agashyiraho isuma, agashyiraho impetso, akumva bitagarukiyeho, agashyiraho umutaka. Irambwiye ngo iraguhetse ku mugongo wayo, kandi ishyizeho impetso, irajisha n'ikigoma, ngo ariko ishyizeho n'umutaka. Mweza n'itangazo, akira kuba umutaka w'Imana. Imana iguhetse ku mugongo wayo. Wasanga hari umuntu wageze guheka, wasanga hari umuntu wari ukuri inyuma cyangwa kuri imbere, wasanga hari umuntu kubera ibyishingikirizo. Imana yambwiye ngo iguhetse ku mugongo wayo, nikivuze, kandi izanye umutaka irawugutwikirije. Yambwiye ngo mu mvura nyinshi hari ubwugamo, izuba niri cyane ari ryinshi kubera ubwugamo, kandi Imana ibanye nawe. Irambwiye ngo nigukora ku mugongo yakururutsa, ngo ntabwo izagushyira hasi. Imana niyo yonyine ijya ibyara ikarera umuntu kuva avutse kugeza igihe azasazira. Yavuze gute? Yavuze ngo imfizi zanda ziburuyenzi kiduhetse yitwa Uwiteka. Irambwiye ngo nigukora ku mugongo ntabwo izakururutsa, ntabwo izaguta, oya, ntabwo izaguhararuka, ntabwo yeze guharara, ahubwo iragukunda. Ahubwo nigukora ku mugongo. Umva ijambo rya kabiri yambwiye ndi gusenga, neretse kuhanuza bwawe inshuro ebyiri. Ijya mbere yarimbwiye bwa mbere ndi gusenga, ariko mpita mbisengera ngo menye ko ntavangiwe, shingiye ku magambo ari gucicika, shingiye ku mateka twumva, shingiye ku basebanya bangu ufite izindi mbaraga. Yarambwiye ngo bari kukurega ku birego bitandukanye, bakurega ku Mana kufite imbaraga ukoresha. Yarambwiye ngo mbabwire ngo nabo nibagende bazigure, turebe izo mbaraga bakoresha, nibazizana bafasha imfubyi, nibazizana bafasha abapfakazi. Kobo bakorera mu mbaraga bita z'ukuri ariko bakarya iby'imfubyi, ko bakorera mu mbaraga bita z'ukuri mwuka bita muzima bakarya iby'abapfakazi, ko bakorera mu zitwi z'ukuri ntibabuze gutunga abagore batatu,
ko bakora muziki kuzukuri nk'umugabo mwe agiye kuvuga ahangaha waje kwandagaza ntibimutunga gukora amadevorose n'ibindi. Izo mbaraga zabo nizo ukoreramo ku bantu bazi ikinyarwanda, ku bantu musenga, ku bantu mufite ubwenge mwishurirwa. Ari imbaraga zikoresha devorose mu gitondo nimugoroba, ari imbaraga zijya umupfakazi utwe, ari imbaraga zipfunagiza imfubyi, ari n'imbaraga zigaburira imfubyi n'abapfakazi. Twakemera zikorera murinde. Turemera Imana yakuntumyeho nigukura ku mugongo Julienne mwongere nkuvuge, kukuvuga cyane si ukukubahuka. Nubundi bavuga kenshi banagusebya, mvuze ibyo yakuntumyeho. Nigukura ku mugongo wayo ifite gahunda yo kugushyira mu gituza. Nkuza n'itangazo, ugiye kujya mu gituza cy'Imana, akira ibere ry'Imana. Mama yari yaragucuke, wari waracutse, wongera wakira ibere ry'Imana. Niko imbwiye, yambwiye ngo ugiye gukora ikintu gikomeye ku buryo isi izacyumva kandi amatwi azacyumva, yose azatinda kucyumva uko kimeze nk'icyacurisha injereri. Kandi Imana ebweremeye ngo mva nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza, ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbere umutima w'ibyiringiro bya none n'ibyo ejo hazaza. Yari kuntumyeho ngira kuzi izi n'amazina yawe, ingereraniriza izina, ariko itambwiye ngo nze kurihindura ahangaha kuri kamera. Yambwiye ngo igufata nka Esiteri. Esiteri yari insuzugurwa, ariko mu gihe umwamikazi Vashiti yasuzuguraga umwami Asuwerusi, cyagiye mu gitaramo umwami yari yateguye. Burya mu gusuzugura kwa Vashiti harimo guhabwa agaciro ka Esiteri. Nubwo Moridekayi atakuvuganira, nubwo nta nuko atagize, Imana ikubera umuvugizi. Yambwiye ngo mu gihe cya Esiteri n'Abayuda haje kuboneka umugabo umwe tumugeranye nka Satani, atagira umpimbira ngo hari umugabo navuze izina waje yitwa Hamani ngashinga urubambo. Imana yambwiye nkubwire ngo gushinga urumambo rurerure kwa Hamani ntago byabujije Moridekayi gutambagizwa mu murwa w'Ishushani. Yambwiye nyeretse ingabo zikuzimu, yanyeretse abadayimoni inama bakoze. Ntago mvuga umuntu, ndavuga Satani inama ivi kuzimu. Bagushingira urumambo, baguteguriye ibico, bifuje ku izina ryawe ryazimangatana, bifuje ko Girisirumu, simvuga ibyo leta ikoze no kugwa poze no kugwa amabwiriza n'amabwiriza birakwiye mu Rwanda. Kugwa amabwiriza nibyo ugomba kweza no kuzuza, ariko humura, Satani yakoreshe mwana yo kugusanya ku mbuga nkoranyambaga. Hari imbaraga zavuye kuzimu zikoreshwa inama ngo bafite gahunda yo kwicira izina no kuryangiza. Ibizinga bateye ikanzu yawe, Imana yohereje marayika wo kugufurira ibizinga. Ikanzu yarongeye irera. Kandi yambwiye ngo nkubwire ngo gushinga urumambo rurerure kwa Hamani ntago byabujije Moridekayi gutambagizwa mu mujyi cyangwa mu murwa w'Ishushani. Kandi washinze urumambo niwe mutambagije. Imana iguteguriye ifarashi nziza, Imana iguteguriye imyambaro, Imana iguteguriye abakujya imbere, Imana iguteguriye abakujya inyuma. Reka nkubwire ikintu utazapfa utabonye ukiri mu buzima. Bamwe mu bakuvuze nabi bazagaruka bakuvuge neza. Nikiyera yavuganye nanjye, narinzanye ubuhanuzi bw'isi. Reka nsenge Imana n'ubundi nsoze, hanyuma nsoze. Imana ndagushimiye, ushimiye kubyo wantumye. Mvuze nk'umuntu uko ndi umuntu, ariko nahaye message nk'Imana. Wanuzi bwemerwa rero busohoye boherekeze, yaba ku Rwanda iterambere tubwiye, yaba kuri diaspora ugiye guha amahoro, yaba Julienne Kabanda uvuze kuzamugenda imbere, uvuze ngo uzamutambagiza, ushingwa ku rumambo. Ntibizakuraho icyo Imana yavuze, cyo wanditse waracyanditse, ngaho n'umugenda imbere. Abadukurikira bose kuri izi channel wohereza umugisha. Nimba ari urwaye muri twebwe, shingano niyo kubakiza. Nimba ari abashonje muri twebwe, Imana ibagaburire. Nimba ari uwambaye ubusa, Imana imwambike. Abantu bafunzwe bakoze ibyaha bace bugufi bihane kandi bazahabwa imbabazi. Abantu bene baba barengana uhe kurenganurwa. Urakoze kubikoze, duhana umugisha n'abera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane ku bwa message duhaye. Ari umushaka kuba yifuza kuvugisha, bamuha nimero ubundi tugasoza. Nimero yanjye ni 0783 30 23 rimwe 0783 30 23 rimwe. Mwese muhabwa umugisha n'Imana. Reka dushimire n'abadukurikiye ibiganiro byacu by'akagaruka. Shalom shalom. Murakoze.